Bakunzi ba Smart Event Smart Radio tubahaye ikaze twizere yuko mwishimira amakuru n'ibiganiro tugenda tubageza bigiye bitandukanye. Gusa uyu munsi munyemerere tuganire ku itariki ya 10 z'ukwa 11 2023 na n'umunsi wo kwizihiza ubumenyi ku isi kabisa waberaga hali muri RDK muri lycée de Kigali. Mukanya rero gato cyane twaza kuba twakiriye Ndacyesenga Josiane atugezeho ku munsi wose wari umeze muri rusange, ariko mbere ko tumwakire kambanze bagezeho umunsi w'ubumenyi ku isi watangiye ryari, ese umaze kuba mu Rwanda ku nshuro ya kangahe? Ubwo byose rero mugiye kubyumva hano muri iki kiganiro aho muri kumwe nagize abayo David. Uyu munsi rero kwizihiza umunsi wa science ku isi, ni umunsi rero watekerejweho mu gihe cy'u mwaka wa 1999 aho ku itariki ya 10 z'ukwa 11 watangiye kuba ku rwego mpuzamahanga. Gusa kwizihiza uyu munsi ku nshuro ya mbere byabaye mu mwaka wa 2002 n'indi myaka, ariko buri mwaka hagendaga haba insanganyamatsiko. Umunsi rero kwizihiza umunsi w'ubumenyi ku isi mu Rwanda byari mu mwaka wa 2009 nibwo uyu munsi watangiye kwizihizwa mu Rwanda bwa mbere, ugategurwa n'ibiro bya Minisitiri y'Uburezi ifatanyije na UNESCO ndetse n'ikigo cy'ubumenyi n'ikoranabuhanga NCST. Rero mu mwaka wa 2022 tariki ya 10 z'ukwa 11 n'ubundi ibi birori rero byabereye kuri stade ya Nyanza yari ku nshuro ya kabiri bibaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni mu ntara rero y'amajyepfo ku nsanganyamatsiko igira iti ubumenyi bw'ibanze mu iterambere rirambye. Munyemerere rero tuhita tugana ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka wa 2023 mu kwizihiza ubumenyi ku isi, ni Global Science For Global Wellbeing mu ndimi z'amahanga, naho bisobanuye ngo ubumenyi bw'isi yose ku mibereho myiza y'isi. Niyo nsanganyamatsiko rero yari hariya muri RDK muri lycée de Kigali. Rero natinze muri byinshi, reka mu mwanya Ndacyesenga Josiane warutubereye kuri lycée de Kigali. Agent natuze kuri Centralize Rwamagana. Centralize Rwamagana. Muri make se umushinga wanyu warugamije iki? Ese ni ibintu bijyanye n'ibyo mwiga muri classe cyangwa ni impano mwifitemo mwebwe ubwanyu? Umushinga wacu wagamije ku bintu bya energy transformation, bifiteho bihuriye n'ibyo twiga muri classe kuko biri concerned with physics na math ndetse na English. Yes, murakoze cyane. None se umushinga wanyu ugereranyije n'ibyo mwakoresheje mukora ibingi bindi kubona hano mwaje kumurika cyangwa se n'ibyo muteganya gukora, muri kubona ugeze nka kangahe kwijana mugereranyije nuko mwawutekerezaga? Tugitangira kubikora ntabwo byari developed, ariko ngo turateka nyine kuri level yacu tugeze nko kuri 75. Kuri 75 harabura iki se kugira ngo ube wagera nko kwijana cyangwa 99%? Abo ni gukora ama practice menshi, time nyine niyo gukora ama code menshi, ko design zama vehicle dukoresha, ko aje usanga design imwe itari bugufasha cyane. Yes, urakoze cyane. None se nkawe cyari umunyeshuri, cyari umujene, cyari umwana muto ukizamuka, urabona umushinga ufite, yes ni umushinga ukomeye, ese niki wasaba leta? Leta y'u Rwanda muri make niki wasaba? Urumva aba yari nk'inkunga wasaba iki? Kuba nabikomeza muri level muri coding. Urakoze cyane, ndabashimiye. Mazina yanjye nitwa Mwiza Shania, niga Maranyundo. Imishinga twayizanye nk'ikigo cya Maranyundo twayizanye, imwe iri combat ifasha mu kibazo cya climate change, cy'ikirere nyine kiri guhinduka, ibibazo byose bijyanye n'ikirere bijyanye na biogas. Ibindi twazanye ni robotics na Arduino, byose ni bikoresha ikoranabuhanga kugira ngo dukore mu ma construction sites n'ibindi byinshi bitandukanye. Nibyo ngibyo twazanye. Ese birumvikana imishinga mwari mwayisinye kandi n'imishinga ikomeye ndetse ikeneye kwaguka. Ese wowe uko wabibonye uyu munsi wawubonye ugereranyije nuko wawutekerezaga? Uyu munsi wagenze neza, twahuye turi ibigo byinshi, ntabwo twari tubizi ko turi benshi, kandi twakuye information, twabonye ibintu twari kongera muri projet zacu, twunguranye nyine ibitekerezo, byari byiza.
nkawe nk'umwana w'umukobwa urumva uri muri amasayanse niba ari byo uri muri amasayanse ufite imishinga nk'iyo ngiyo ufite n'indi ukeneye no kwiga ibindi bintu ugira ubumenyi bwagutse ni ikihe kintu wasaba leta y'u Rwanda wayisaba iki ese yongera iki ibafasha iki nk'abantu biga amasayanse ubona nyine kiri kubura kugira ngo imishinga yanyu ikure kugira ngo imishinga yacu ikure ikintu leta yakora ni ukuzajya ikora ama events nk'aya ngaya menshi kurushaho tuzajya duhura nyine kenshi tukamenya twungurana ibitekerezo tugashobora nyine kubisangiza abandi n'abadahari uyu munsi ndabashimiye murakoze cyane nitwa Dusabimana Odette twaturutse muri Nesi Ruhengeri tugira amashami agiye atandukanye ariko akamagarariye ni agashami ko gupima ubutaka agashami ko gupima ubutaka tugira mu byo gukora amakarita gukora imiyoboro y'amazi gukora imihanda byo gukata ibibanza ibyo gukora ibyangombwa by'ubutaka aka gashami ko gupima ubutaka kadufasha mu buryo bwo gukemura ibibazo by'abaturage mu bijyanye no gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera nk'urugero nka drone dufite aha ngaha idufasha kuyohereza ikayiduha amakuru agezweho kandi mu gihe gitoya ushobora no kuba ibiza byabaye ahantu runaka ukakenera kugira dusubiza za mbago z'abaturage minimari yabo runaka tukayisubizaho ikindi dushobora gukora kwagura umuhanda igihe wabaye mutoya cyangwa se handi wahakenewe umuhanda utariho tukawuhimba tukawushyiraho dukoresheje ibikoresho byo mu gashami ko gupima ubutaka n'ibindi. Yego murakoze cyane uravuze uti wazanye drone iyi drone mwakoze ndabona ari imeze ni drone ko mwakoze izafasha iki ese ije gufasha iki abantu abaturarwanda cyangwa se isi yose muri rusange ni ugukemura ibibazo by'abaturage bijyanye no gupima ubutaka mu gihe gito kandi cyizewe ihite guha amakuru y'ako kanya wibereye ubundi tugeza mu gihe cy'inuza cya digitale nyine kuba uri kwikorera indi mirimo yo ukayohereza ikagufatira amakuru yo ku butaka ya hano runaka ubundi ukahita yakorera icyo washaka kuyakoresha. Yego murakoze cyane none se ugereranyije nuko uyu mushinga uko wawutekereza gutangira kuwukora urabona ugeze nka kangahe ku ijana ese wabaye successful wararangiye cyangwa se ugejeje nko kuri kangahe ku ijana? Ibibazo by'ubutaka ntabwo birangira bigeze nko kuri 70 ku ijana bisaba kugira dukomeze tubone n'imbaraga tubona n'imbaraga haba mu bumenyi ndetse no mu mafaranga nyine kugira dukomeze uyu mushinga ibibazo bikomeza gukemuka by'ubutaka haba mu makimbirane haba mu bindi bibazo byugarije ubutaka. Yego murakoze cyane none se nkamwe ni iki mwasaba leta cyangwa se abandi bafatanyabikorwa wenda baba baribona babone cyangwa se leta abayobozi bari hano ni iki mwebwe wowe ubwawe ku giti cyawe wavuga uti nasaba leta imbogamizi ufite n'izihe kandi wumva nyine zakemuka ari uko leta imanutse ikakwegera? Ni ukuduha ubushobozi nyine tugakomeza gukemura ibyo bibazo by'ubutaka. Ubushobozi mu buryo bw'amafaranga? Yego. And why you come here even you start with introduce yourself about your skills and what is your project to present here in Rio de Janeiro, Kigali. Okay. Yeah. So my name is Divyanshi. Yes. And my name is Chisper. Yes. So basically our project is used to solve issues in rural communities, which is the lack of access to electricity. Yes. So it uses simple available materials to convert mechanical energy into electrical energy with the use of a dynamo that uses electromagnetic induction to power houses. Yes. Oh, yeah. And your colleague can just introduce how does the project to work. How to work, yeah. Okay, so basically how this project works, as you just explained. Yeah. So I'll just do it like physically. Yes. So you spin it, and through this mechanical energy is formed. Oh, yes. And so it passes through the dynamo, and and while it passes through the dynamo, it is kinetic energy, and the dynamo converts it into electrical energy, and this is once more transferred into the battery where it is stored. Yeah. And so this power can be used anytime just to turn on anything, and it's saved and used throughout whenever it's used. Yes. Yeah, it's very excited. Yeah. Where does the schools come from? We come from Green Hills Academy. Yeah, but on those skills of making this project, because it's very interesting, is just gained from your studies, or is any another praise that will come from the way just the skills of maintaining or making this project?
I think we used what we learned in classrooms. Yeah. However, the idea came from obviously exploring real world situations as IB students. Yeah, very wonderful. Yeah, for this, as the government of Rwanda that's implemented this day for global science, what's its meaning for you? Just this day. I think it's a very good day, and I think it's really good because students go around and they get to see what other people are innovating. Yeah. And we also learn different things around. Like there's so many different ideas going on, and it's all really interesting. Yeah. And it's nice to know. And also students come and ask you questions, which could help even make your innovation or idea better. Very, very wonderful. I mean, in our community, so like in Rwanda, we need just when you get the process or the opportunity for implementing this project to the community, can it be easy and get the accessibility or get the some materials and equipment you can use in order to implement it to the Rwandan or the Rwanda community? Can it be easy for implementing it outside? I think our target audience was rural communities, and that is not limited within the borders. This can be used in anywhere in the world, wherever there's poverty. Okay. I mean, we take a video, so can it be implemented anywhere, but we take as for example in Rwanda, when they're going to implement it outside, can it be easy in order to get those materials and the equipment to use in order to be done, in order to be applicable? Can it be easy to get those equipment and in order to be implemented? Yes, it's very easy. As you can see, this is just a bicycle wheel. This is something that most rural people have. I think the only thing that may be seen as a problem is the dynamo, but it's sustainable, and you only have to buy it once. So it's like a one-time investment. One-time investment. Okay. Yes. That's where most appreciated. Thank you so much. Thank you. Naturutse muri Escano Bafitech. Ibi twakoze ni muri biology, for example. Iyi ngiyi ni DNA. Ikintu ikora ni gustoringa genetic information. It's located in the cells. So this is a heterogeneous basis. We have blue color, show the thymine, yellow color, show the guanine, orange, show the cytosine, red, adenine. This DNA it rotates in the cells. This DNA it is long, very long. To take the 6,000 in kilometers in the cells. See? Okay. We made it from the waste materials. This is the box, this, and the dry cells. So, intego ya mbere kugira ngo dukore ibintu ni kugira ngo dufashe providing teacher with teaching aids to help the student to understand the concept very easy. This is the innovation we made in our school. This is the plant cell. In the plant cell, there is components like nucleus, mitochondria, cytoplasm, chloroplast, and others. This is the nucleus. This is the nucleolus. This is the mitochondria, vacuole, and others. So this is the respiratory system. This is the lungs. Control the air. Iyo uri guhumeka usohora umwuka unanijije mu bindi bikoresho twakoresha ibintu biciriritse kugira ngo tugabanye waste materials, sibyo turinda pollution birasigara cyane. Okay, muri make se ni ikintu musaba ubuyobozi bwabafasha kugira ngo ibintu byanyu bizagere ku rwego rwo hejuru cyane bibe byuzuye. Kugira ngo bibe byuzuye twakoresha materials zikomeye kuko this cannot take the long period used. So dukeneye ubufasha kugira ngo dukoreshe ibintu bikomeye cyane ku buryo see this the box kugira ngo dukoreshe ibintu bikomeye. I did the dry cells. Ibintu mwabikoze mu gihe kingana gute? It takes 3 days. 3 days. Yes. Ni ikibura kugira ngo byagenda neza. Byabasaba ikihe gihe kugira ngo ibintu byanyu byuzure bibe bimeze neza cyane? Uko biruzi. Ariko tugiye gukora ibindi dukoresha izindi materials. Dukoresha izindi materials atari boxes, dukoresha materials zihenze nyine dufite ubushobozi. Cyo gufata nk'iminsi nk'ibiri. They are very easy to make it. Yes. Okay, murakoze cyane. Murakoze namwe. Sabe niga lycée de Kigali mwaka wa gatandatu Meg
Uno munsi nawubonye neza, hari abantu benshi bari bafite amaproje ubona ko harimo na creativity n'ubuhanga bwinshi, kandi n'abarise bamwe na bamwe babikoze, ariko cyabarise byo sindayibona, ariko abona bashije kubona n'ibindi bigo byinshi bari bafite amaproje meza, ubona ko harimo ubwenge. Yego, ukurikije uko wabonye uno munsi, urabona ari umunsi wakifuza ko wazajya uba ngaruka mwaka cyangwa ari umunsi wahora ugaruka? Ese urabona hari ikintu wasigiye abantu baba bawitabiriye nubwo wenda wowe nta proje wari wazanye? Uno mwaka waza kino gikorwa cyazakiba buri mwaka, cyazakiba inshuro nyinshi, twagihuza abanyeshuri, kigahuza ibintu byinshi, ibigo, amaproje, abantu bakeshanja information, bakeshanja ibintu byinshi. Wowe nk'umunyeshuri, nk'ijisho ry'umunyeshuri, niki wasaba leta ku giti cyawe ukavuga uti ikintu nasaba leta yakongera iki niki? Nasaba leta gushishikariza abana benshi kwitabira amasiyanse, kubera abana benshi ntabwo bajya mu masiyanse bazi ko ari ibintu bivuna cyangwa bigorana, ariko njyewe inama nabagira ni uku leta gushishikariza abana kujya mu bintu by'amasiyanse, bakanabafasha mu masiyanse bakora. Yes, murakoze cyane, ndabashimiye. Amazina yanjye nitwa Turikumana Onesforo, nkaba ndi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo muri Ramon KABUGA T.S.S. Naturutse mu karere ka Kamonyi ku kigo cya Ramon KABUGA T.S.S, tuje hano muri RDK. Murakoze cyane. Nk'umuntu witabiriye uyu munsi, ese uyu munsi mbere na mbere mwawubonye mute? Niba hari umushinga mwari muzanye, ese mwabonye mute ko mwari muteze niko wagenze? Byinshi, isaha ku isaha, isegonda ku rindi, burya umuntu agenda agira ibyo yunguka n'ibindi agenda abona. Umushinga twayizanye ari 3, tuje natwe kwerekana twakoze ku kigo cyacu, ariko nk'uko babivuga ngo intambwe imwe y'urugendo iruta umwaka ku ntebe y'ishuri. Umuntu agenda yunguka byinshi kandi agenda abona na byinshi. Nk'umuyobozi rero ushinzwe amasomo mu kigo cya Ramon KABUGA T.S.S, nabonyemo byinshi ntungukiyemo, kuko baravuga ngo iyo ugiye mu nama ujyanye igitekerezo kimwe muri abantu 10, umwe ajyana igitekerezo kimwe akavanaho ibindi bitekerezo 9 bishyashya akuye ku bandi. Ababonye ibyanjye rero cyangwa ibyaturutse ku ishuri ryacu hari ibyo bungukiyemo, nanjye hari ibyo nabonye nungukiyemo ku bandi. Ni ukuvuga umunsi wagenze neza muri rusange, kandi navukuyemo n'ibitekerezo byinshi n'inyungu nyinshi mu bumenyi rusange umuntu aba agomba guha abanyeshuri. Yego, murakoze cyane. None se nk'umuntu witabiriye uyu munsi, wabonye imishinga igiye itandukanye ndetse n'ibyo byagusigiye twabyumvise, ese ku giti cyawe cyangwa ku ruhare rwawe nk'umuntu, ni iki wasaba leta? Byinshi ku byo nasaba leta, cyane ko hari nayo ibyo ibikora biba biri muri progressing, cyangwa nayo ibizaho bigeze nawe ushaka kugera. Icyambere, abana cyangwa mu myigire, ibikoresho baba bagomba gukoresha ku masomo ya buri munsi, ntibabikoreshe biri similarity nk'uko dukunda kwivuga, cyangwa ari ibintu byo gukorera kuri internet, ahubwo bigakorwa ari ibintu biri pratique, kuko imishinga twazanye n'ubundi ni pratique. Mwana byumvise mu ijambo Deje Wanesa yavuze yuko ibizami bitazongera gukorwa mu buryo bwo kwandika, ibizami by'amapratike. Umuntu azajya akora ikintu gifatika, bamuha amanota azajya kuri diplome bigendeye ku kintu yakoze gifatika. Ni ukuvuga rero no mu myigishirize hakenewe ko n'abana babona izo mashini, akiga ibintu bifatika, akiga ibintu agomba gukora n'udakenera mashini. Experience zikava mu bitabo mu byanditse, ahubwo zikajya mu bintu biri pratique koko, kurya umwana azajya asohoka avuga ati iki kintu ninjye wagikoze, uyu mushinga nshobora kuwugurisha mu ruganda runaka. Mwabonye ko harimo amapresentation y'amawayini cyangwa n'ibindi byinshi bagenda berekana, kurya umwana yakwerekana ikintu yakoze kikaba cyanagurwa n'uruganda runaka bagiye kugikoresha. Yego, murakoze cyane. Tugana ku musozo, ese niki mwasaba abana cyangwa se urubyiruko, abanyeshuri bakiri ku ntebe y'ishuri? Byo ni byinshi byo kubasaba, kandi ni na ngombwa ko banabyumva bakabitwemera bakabiduha mu buryo bwa buri munsi cyangwa mu bikorwa bya buri kanya. Umwana akeneye kubona yuko ibyo yiga ku ntebe y'ishuri, mwabonye ko twahuriye hano turi ibigo byinshi, n'umwana ibyo yiga niyumve ko ari ibintu byo gukora.
mwana uzakurikirana iki kiganiro umva yuko amanota yo mu ishuri yo kuri diplome aza nyuma y'icyo ufite mu mutwe. Hari nabo njya nkaneza nkabwira nta uzajya mu kazi afate diplome ashyire ku gahanga agenda yereka buri wese avuga nabaye wa mbere cyangwa nabaye kangaye, ahubwo icyo ukora nicyo kikugaragaza. Baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeze bwami, ariko harambishwa n'ubwenge bwe. Ubwenge rero ntabwo ari diplome, ahubwo ubwenge ni ikintu ubasha gukora buri wese akakibona. Umanitse diplome hari umuntu akareba akavuga ati niyo yabaye wa mbere, undi agashyira ibikorwa hariya, ibikorwa byagenze gutya. Nta uw'umuhanga n'uwazanye ibikorwa kurenza werekana diplome. Murakoze cyane. Deje turagira ngo mutubwire uyu munsi twijije kuri uyu munsi wa siyanse twifatanyije n'isi mu kwizihiza, usanze kugeza kuri ubu ngubu siyanse ihagaze gute mu Rwanda mu mashuri? Icyo navuga ni uko guverinoma y'u Rwanda hashize igihe ishyira imbaraga mu myigishirize y'ubumenyi mu mashuri yacu ndetse na tekinoloji. Kuvuga rero ngo bigeze he, umuntu yavuga ko ushingiye ku mishinga y'abanyeshuri tubonye hano yavuga ko hari aho igeze. Ikigaragara ni uko mwabonye abana abanyeshuri biga mu mashuri yacu bafite imishinga mu by'ukuri igaragara, imishinga ishaka ibisubizo ku bibazo bigaragara by'ubuzima, yaba mu buhinzi, mu buvuzi, mu mihindagurire y'ikirere n'iyindi. Aha rero birakwereka ko mu by'ukuri hari intambwe yatewe, nubwo hakiri byinshi byo gukorwa, ariko iki gikorwa ngarukamwaka cy'umunsi mpuzamahanga w'ubumenyi, iyo urebye ibikorwa abanyeshuri baba bakozemo bikwereka ko imyigishirize y'ubumenyi mu mashuri yacu hari intambwe imaze gutera. Ariko kugeza amagingo y'angaya nubwo murimo kubishima, abanyeshuri baravuga ati twebwe dufite ubwenge ariko leta nta mafaranga iduha ngo tubashe gukora imishinga yacu. Nubwo navuze ko hari intambwe yatewe, ntabwo navuze ko twageze iyo tujya, ntabwo twageze aho dushaka, haracyari intambwe ndende. Kwigisha ubumenyi birahenda, bisaba ibikoresho bihenze, gusa nubwo dushobora kuba tutari twabasha gutanga ibikoresho byose bikenewe mu mashuri, ni urugendo rugikomeza. Amafaranga rero yo gukoresha imishinga ku mashuri, amashuri aba yigaho abanyeshuri biga ubumenyi, haba hari ibyo bikoresho leta ishyirayo. Hari ibikoresho leta yoherezayo muri za labs, abanyeshuri nibyo bakoresha, ariko niyo bibaye ngombwa ko imishinga yabo ishobora kuba ikenera bundi buryo n'andi mafaranga, bifatanya n'amashuri ndetse n'ababyeyi babo bakagerageza kugira ngo imishinga yabo bayikore. Iyi mishinga yagaragajwe ni myiza kandi yanatanga n'ibisubizo ku bibazo bimwe na bimwe bihari. Hari izi mashini zo kuhira, izikora amafumbire n'ibindi. Ibyo byose birakenewe, ariko hari uburyo ino mishinga ikorwa ikaba igiye gusubizwa mu bigo by'amashuri n'ubundi kongera igashyirwa mu tubati. Ni iki giteganywa gukorwa kugira ngo ino mishinga koko niba yanatangiwe ikurikiranwe, ibe yanatanga umusaruro ku bibazo bimwe na bimwe bigenda bigaragara muri sosiyete yakabaye ikemura? Urakoze cyane rwose. Nk'uko bivuze, muno harimo imishinga y'abanyeshuri ubona ko baramutse bafashijwe ishobora kuvamo ikintu kinini kigaragara. Kugeza ubu nta buryo bwari buhari bwo kugira ngo abanyeshuri bafite imishinga nk'iriya baherekezwe, ariko numva ibyo ari ibintu twareba nka Minisiteri y'Uburezi, ndetse atari na Minisiteri y'Uburezi gusa, n'abikorera ku giti cyabo. Urebye ino mishinga uko uyibona, iri muri private sectors zitandukanye, mu bikorwa bitandukanye, mu buhinzi, mu nganda. Nkeka ko icyo ari ikintu abantu bakwiga kugira ngo imishinga nk'iyi abana bajya baherekezwa, byaba ari uburyo ive kuri uru rugero iriho igere ku rundi rugero rwagira akamaro karuseho. Deje hashize igihe kinini ubu ngubu nk'u Rwanda rushobora kuba rwirata yavuye mu maboko y'abana barwo no mu mitekerereze y'abana barwo, kuri ubu ngubu bifitiye abanyarwanda akamaro. Iki kibazo kirakomeye kugisubiza. Kugeza ubu ntayo nzi, kuko nkubwiye ko nta buryo buhari bugaragara bwo gufasha abo bana, ariko umuntu wenda asubiye inyuma akareba mu mateka ashobora kuba yayibona. Icyo si icyuho gikomeye. Mbaye nk'usaba kujya gukomora ku cya mugenzi wanjye ko hashize igihe kinini n'ubundi guverinoma y'u Rwanda ishize imbaraga mu bijyanye na siyansi, ukaba uvuze ko wenda nta mishinga iraba bifatika, mubona biterwa n'iki kandi guverinoma yarashizemo imbaraga? Ntabwo navuze ko aho nta mishinga iraba ifatika, irahari. Uretse n'iyi mwumvishe indi mishinga y'abana
bagerageje gukora ipikipiki itwarwa n'amazi, imishinga yifatika irahari. Icyo navuze ni uko uburyo buhamye bugaragara bwo guherekeza bariya bana kugira ngo imishinga ive kuri uru rwego ibiriho igere ku kindi gikorwa ndetse cyababyarira inyungu, nibwo buryo abantu barebaho dufatanije n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo abana tujye tubafasha. Hari icyo mwagarutseho hariya muvuga ko imishinga myinshi muyibona hano muri exhibitions, ariko iyo mugiye gukora inspection ku mashuri itagaragara, mubona biterwa n'iki kigiye gukorwa? Urakoze cyane. Nk'uko nabivuze igihe narimo mvuga, ubundi imishinga nk'iyi niyo igaragaza mu by'ukuri ko integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi irimo itangwa. Ubundi ni imishinga nk'iyi ishingiyeho. Gusa nk'uko nabigarutseho, iyo ugiye mu mashuri usanga mu by'ukuri imishinga idashyirwamo imbaraga cyane, ugasanga dutegereza umunsi nk'uyu. Ni ngombwa rero ko no mu myigishirize yacu ya buri munsi abarimu bagomba kubimenya ko imishinga nk'iyi bikenewe kugira ngo ya nteganyanyigisho ishingiye ku bushobozi ishyirwe mu bikorwa uko byateganijwe. Nigeze kubivuga, hari ibizamini abanyeshuri bajya bakora bitandukanye, twajya tubonamo imishinga nk'iyi bikaza mu masuzuma yo mu ishuri asanzwe, ntidutegereze gusa uyu munsi mpuzamahanga w'ubumenyi. Ubwo nibyo tugiye gushishikariza amashuri kugira ngo ajye abikora, ndetse nubwo bitaranozwa neza, turagira ngo imishinga nk'iyi ijye ikorwa mu banyeshuri biga ubumenyi, ndetse tujye tunayiheraho amanota avuyemo abe yagira n'uruhare no mu kizamini cya leta, kuko urabona ko iba ifite akamaro kuruta kwandika no gusoma no kugira gute gukora ikizamini cya kindi bandika. Ayo manota azajya afatwa gute hagendewe? Biracyari kunozwa. Abanyeshuri bazajya bakora imishinga, turiho uburyo bwo kuyikosora mu mashuri yose yiga ubumenyi, hanyuma ayo manota yavuye rwose mu mishinga nk'iye ariyo azajya agira uruhare mu kizamini cyane. Tugana ku musozo Deje, mwari muvuze muti nta mibare dufite, nta n'imishinga dufite ishobora kuba yarazamutse ku buryo haba hari ibibazo iri gukemura. Birumvikana icyo ngicyo ni icyuho, kandi buri mwaka dufite abana mu mashuri, hari n'abateganya kuzamo. Ni ikihe cyizere muri buze kubaha ku buryo avuga ati ndajya muri siyanse n'ubumenyi mfite buzatanga umusaruro ku bibazo bihari? Icyizere ndumva hari ingaruka ku cyo namaze gusubiza. Navuze ko Minisiteri y'Uburezi n'abafatanyabikorwa batandukanye kuko ubwayo n'uburyo burimo gufasha aba banyeshuri, ufasha umushinga umwe hano buri munyeshuri ukamufasha ushobora kuvamo ikintu runaka kigaragara. Ikibazo rero ngomba gusubiza ni ukuvuga ngo icyo tugiye gukora ni ukureba uburyo twafatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo iyi mishinga aba bana baba bafite igaragara bashobore kuba bafashwa, banakomeze bazamuke, bazagera aho banayibyaza umusaruro.